tubafite ibibazo bigera kuri 18 tugiye kubaza. Ikibazo ca mbere, ese ijambo Pentecote risobanura iki? Ijambo Pentecote riva mu rurimi rw'Ikigiriki. Aba Pentecote bisobanura ngo abantu bubahiriza umunsi wa 50 nyuma yo kuzuka ku mwami wacu Yesu Kristo. N'abanyamwuka babita Pneumatikos. Naho Pneumatikos ni umunyamwuka, naho Charismatos ni umunyempano. Ngo abanyempano ni hakomotse ijambo charismatique, abanyempano. Charismatos ni umunyempano. Nono Pneumatikos ni umunyamwuka, naho Pentecostes ni umuntu wubahiriza umunsi wa 50 nyuma ya Pasika. Nico bisobanura. Ikibazo ca kabiri, ese pasiteri indimi nsha zivugwa cyangwa zavuzwe ku munsi wa Pentecote nizo mwisi cyangwa nizo mwijuru? Nizo mwisi mu bihugu bitaraho zavugiwe. Ikigaragaza ko ruvuye ku mwuka wera nuko rugororoka kurusha rwize. Ese impano y'indimi niyo igaragaza umuntu ukijijwe? Ntabwo kugenzura abantu bakijijwe babarebera ku mpano, bababera ku mbuto. Usomye Matayo 7:20 kugeza 23 havuga ko muzabamenyera ku mbuto zabo. Umuntu rero ukijijwe bamushakishiriza mu mbuto, ntabwo bamushakirishira mu mpano. Nishakiye yo gukiza abarwayi, nishakiye yo kwizera, nishakiye yo gukora ibitangaza, nishakiye yo guhanura. Ntabwo agakiza gashakirwa mu mpano, ahubwo gashakirwa mu mbuto. Ikibazo ca gatanu, ndashaka kumenya niba umuntu ahawe impano y'indimi ni itegeko iherekezwe no gutitira. Ikibazo ca kane, ese umuntu uhabwa umwuka wera kangahe mu buzima? Ca gatandatu, ni ikihe kimenyetso catwereka ko umuntu ufite umwuka wera? Ikimenyetso kigaragaza ko umuntu afite umwuka wera bashakira mu mbuto z'umwuka. Nukuvuga ngo ntibashakira mu guhanura, ntibashakira mu gukora ibitangaza, ahubwo bashakira mu rukundo, bashakira mu kugira neza, bashakira mu mbabazi, bashakira mu kugwa neza, gukiranuka, niho babishakira. Umuntu wahawe umwuka wera bamurebera icya mbere gutinya icyaha, icya kabiri kugaragaza impano, icya gatatu kwera imbuto. Urakoze pasiteri. Ikibazo ca karindwi, ese umwuka w'Imana akora kimwe mu masezerano yo kuvuga ngo isezerano rya kera n'isezerano rishe? Umuntu batije umwuka wera agenerwa impano zingahe? Pasiteri, ikibazo ca 9, amazina nyakuri ashushanya umwuka wera nangahe? Amazina ashushanya umwuka wera nyakuri na 7. Umwuka wera aza mu ishusho y'inuma. Icya kabiri aza mu ishusho y'umuriro. Icya gatatu aza mu ishusho y'umuyaga. Icya kane aza mu ishusho y'amazi. Icya gatanu aza mu ishusho y'amavuta. Icya gatandatu aza mu ishusho y'ikimenyetso. Icya karindwi ni ingwate. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere kumeze neza, tukwifuriza Pentecote nziza. Ubusazo muri kumwe nanje Imana yakiza Edouard. Imana ibaho umugisha abari mu Rwanda, turasubira tubwira ngo Imana ibaho umugisha abari mu Burundi, Imana ibaho umugisha abari mu biyaga bigari. Mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge, tubabwira ngo mu inshuti zacu za kadasohoka za Gusenga buri munsi. Imana ibaho umugisha rero abari mu Amerika turabasuhuje, abari muri Aziya tubasuhuje, abari muri Australia turabasuhuje, abari muri Europe turabasuhuje, tubabwira ngo Imana ibahe umugisha kandi tubifurije Pentecote nziza. Nkuko mubona kuri kamera ya Gusenga everyday turi kumwe na Dr. Pastor Mazira wa Dr. Shalom. Amakuru yanyu neza. Imana iguhe umugisha kuba witabiriye ubutumire bwa Gusenga everyday. Uyu munsi ni umunsi wa Pentecote, twifuje rero kubatumira nk'umusesenguzi, nk'umuhanga mu bijanye na Bibiliya. Ubundi hari ababyitiranya bagatekereza ko Pentecote ari umwuka wera. Pentecote ntabwo ari umwuka wera. Pentecote ni cya 50, ni umunsi wizihijwe kwa mu isezerano rya kera bitaga umunsi w'umuganura. Uwo munsi w'umuganura babaga bararya ingano za mbere muri Bibiliya ya Ntakatifu, hariya mu gice ca 22 kubara kuva 20:34-22 haravuga ngo ni umunsi wakurikiraga ibyumweru 7, nubango ibyumweru 7 kamisi 49. Umunsi wabikurikiragaho umunsi wa 50 akaba ari bwo bizihiza umunsi w'umuganura, ari wo munsi wabago kurya ingano za mbere. Ingano nicyo gihingwa bahingwa ico gihe, ariko igihe cyo kuzunguziriza umuba imbere y'Uwiteka
bakabita Pentecote kuko bazaga ku munsi wa 50 nyuma yo kuzuka, nyuma yo kubikira umwana w'intama wa Pasika. Noneho rero iyo Pentecote iza kuza mu isezerano risho banditse mu Baroma ngo natwe dufite uwo muganura ari we mwuka wera, n'umwuka wera babita umuganura. No kuvuga ngo uwo muganura nawo uza ku munsi wa 50 nyuma yo kuzuka kwa Yesu, kuko umwana w'intama watambwaga mu isezerano rya kera washushanyaga Yesu Kristo. Noneho imboga zishariye bawurishaga zashushanyaga umubabaro bagiriye mu gihugu cya Egiputa bari mu buretwa. Noneho imitsima idasembuwe bigasobanura kutagira uburyarya, ukuri no kutaryarya. Icyo gihe none bakawurisha umwana w'intama washushanyaga Kristo. No mu isezerano risharo nyuma yo kuzuka kwa Yesu Kristo umunsi wa 50 bahita umuganura w'umwuka wera mu Baroma 8 umurongo wa 23 ni umunsi wa 50. Mu ijambo rero Pentecotaxi isobanura ngo ica 50, Pentecoste 50, Pentecontai uwa 50 bisobanura ngo ni umunsi wa 50 nyuma ya Pasika. Babaze akaba ari umunsi ukurikira ibyumweru 7, ukaba umunsi wa 45 utukurikiye ibyumweru 7. Ibyumweru 7 ni iminsi 49, none umunsi wa 50 ukaba wa 50. Angaha ni umunsi wa 50. Kwijambo rero Enos, Deuteros, Trias, Tesares, Pante, Esane, Ebta, Octos, Enea, Deka, Endeka, Dodeka. Ijambo Pante bisobanura 5, Pentecostense bisobanura 50 niyo rikomoka. Urakoze Pastor, Imana igumushye. Bango ururimi rubarusha iyo biye mu gihugu cy'amahanga ruhinduka rushaho hantu. Yanditswe hariya mu byakozwe n'ibice 56 haravuga ngo batambuka bari mu cyumba cyo hejuru bari 120 bujuje umwuka wera. Umwuka yarabatunguye koko, ariko noneho abatambutse baravuga ngo nanje numvisha urwi wacu, nanje numvisha urwi wacu, nanje numvisha urwi wacu. Hariya none Abakorinto ba mbere bice 12 umurongo wa 10 haravuga ngo ni indimi z'isi. None ku murongo wa 21 havuga ngo nzavuganira n'ubu bwoko bwanje mu rurimi rw'amahanga. Bisobanura ngo iyo muri Kongo bavuze indimi, haza igikarudaya, hakaza igiheburayo, hakaza igisiriya, ni ururimi rutumvikana aho hantu. Ariko ntibibujijwe ko mu Rwanda umuntu yavuga icyongereza cy'ururimi ariko akaba adafite nose y'urwo rurimi. Ni umukecuru utageze mu ishuri yavuga ururimi rw'icyongereza kandi mu Rwanda barwumva abahari bakarusesengura. Icyo gihe noneho kuko indimi ari ikimenyetso cy'abatizera, ni ukugira ngo abize batangazwe nuko umuntu utarize yavuga ururimi neza, maze Imana ihabwe icubahiro. Indimi zivuga si zo mu ijuru rero bari gusenga, ahubwo nizo mu mahanga. Nasenganye n'Abasiwedwa, Umusiwedwa yuzuye umwuka wera avugira ingara kuko nari ndizi, haba n'uwo gusemura kandi asobanura neza. Ariko wavuze iringara atarizi bitewe n'umwuka wera yadushaka kurivuga kuko byari bivuye ku Mana. Ariko icy'ingenzi ni uko ubutumwa bwiza bwatugezeho. Abazungu rero bavuga izo muri Afurika bari mu masengesho, abirabura nabo bakavuga izo mu bazungu, ariko rukaba ari ururimi rusha kuri uwo muntu waruhawe. Murakoze. Urakoze Pastor, ko ushaka tuzabegera ku mbuto zabo. Impano Satana arazigana, imirimo imihamagaro Satana arayigana, none inzira zitumanaho Satana arazigana, imyuga Satana arayigana, kuririmba Satana yabyigana, kuvuga indimi Satani yabyigana, kubwiriza Satani yabyigana. Ariko ntabwo Satani yishushanya mu mbuto. Abakijwe rero bashakirwa mu mbuto, ntabwo bashakirwa mu mpano. Urakoze Pastor. Wabwo umwuka wera bishobora kuba kenshi. Kubatizwa mu mwuka wera ni rimwe, ariko kuzuzwa umwuka wera nabyo bihoraho. Ni ukuvuga ngo umuntu wahawe umwuka wera ashobora gusubira mu byaha, umwuka wera kigendera. Uwawubatijwemo ahabwa impano. Impano zirakonja ntabwo zigenda, ariko iyo ageze ahantu hari amasengesho cyangwa yihariye zirongera zikaka. Kubatizwa ni rimwe, guhabwa ni kenshi, no kuzuzwa ni kenshi. Urakoze Pastor. Biterwa n'umuco w'ahantu. Abazungu ntabwo bavuga indimi batitira,
abantu bakunze kugaragaza ikimenyetso cyo gutitira bavuze indimi ni abanyekongo n'abanyarwanda, naho abarundi ni gake cyane umuntu ahanura acecetse kandi atuje. Nasenganye n'abarundi rero bavuga indimi badatitiye, nasenganye n'abazungu bavuga indimi badatitiye, n'abarundi bakavuga indimi badatitiye. Muri Kenya bamwe bagatitira abandi ntibatitire, ariko kuvuga indimi ntabwo ari ngombwa ngo biherekezwe no gutitira, si ngombwa ko nabonye abatitiye n'abataratitiye. Urakoze Pastor. Umuntu uri mu mwuka wera rero kenshi usanga abantu bavuga ngo babatijwe mu mwuka wera. Umwuka wera yavuye mu ijuru akamanuka, nubwo yaguha imbaraga zingana ziti, ariko agasiga urukundo ntabwo aba yaravuye ku Mana. Timoteyo ya 2 igice cya mbere umurongo wa 7 haravuga ngo ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba, ahubwo twahawe umwuka w'imbaraga n'urukundo no kwihangana. Bisobanura ngo uko zibitangaza atagira urukundo ntabwo umwuka waravuye ku Mana, niko bivuga. Nukuvuga ngo umuntu uri mu mwuka wera agaragarizwa ku mbuto. Noneho rero intambwe z'umwuka wera uko zikurikirana, iyo umuntu yahawe umwuka wera atinya icyaha, intambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri y'umuntu yabatijwe mu mwuka wera abona ingabire z'impano. Intambwe ya gatatu y'umuntu yujujwe umwuka wera ntabacitegeka, abageze mu rwego rwo kuyoborwa n'umwuka wera. Asoza ijambo ryo mu Baroma 8:14 avuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Icyo gihe abasigaye noneho kwera imbuto kuko abatacitegeka. Niryo jambo Yesu yabwiye Petero muri Yohana igice cya 21 umurongo waho wa 18 avuga ngo Petero, Petero, ndakubwira ukuri yuko ukiri umusore warikenyeza gukaja aho ushaka, ariko numara gusaza undi azagukenyeza akujana aho udashaka. Ashaka kumubwira ko iyo umuntu aciyobora kiri mu mutware bwa kamere ariyobora, ariko iyo umuntu yahawe umwuka wera uhindura, icyo gihe arategereza umwuka wera akamutegeka. Icyo gihe rero ntabwo akora kimwe mu isezerano rya kera, nta mubatizo wabagaho, habaga gutabara guturutse ku mwuka wera, kuko ijambo risobanura ngo umurengezi cyangwa avoka mu Kigiriki parakletos, risobanura ngo ni umuntu uzi iruhande rw'uwahamagaye kugira ngo amutabare mu mirimo iruhije. Mu isezerano rya kera umwuka wera yazaga ku bantu agakora imirimo ishoboka, cyangwa se uwo muntu yahamagariwe gukora umwuka wera akigendera. Nizo mpamvu muri Samuel ya mbere ibice 16 umurongo wa 13 ijambo ry'Imana riravuga ngo Samuel amaze gusuka kuri Dawidi amavuta, umwuka wera guhera icyo gihe akaja muzaho cyane, ariko umwuka wera agera igihe yigendera, Dawidi agasambana akica. Igihe bamusutseho amavuta umwuka wera akamuzaho cyane, umwuka wera yaragenda ko nta mubatizo wabagaho, Dawidi akica akasambana akarwana intambara zidasanzwe. Ariko noneho ari muri Abacamanza ibice 14 umurongo wa 6 haravuga ngo umwuka wera akaza kuri Samusoni cyane, agafata intare y'ingabo akayitanyagura nkuko umuntu atanayungura umwana w'ihene, kubera umwuka wera muzeho cyane. Ariko umwuka wera akigendera arangije uwo murimo warugiye gukorwa, asigaye Samusoni agasubira muri kamere ye akarwana intambara akica Abafilisitiya bakamunogora amaso. Nuko umwuka wakoraga waintervenaga watabaraga habonetse umurimo, ariko yarangiza umurimo akigendera. Isezerano rishaho ijambo ry'Imana riravuga ngo ni mu nkunda muri Yohana 15 umurongo 14 ni mu nkunda muzitondera amategeko yanje. Yohana 14 umurongo wa 15 nanje zasaba data azabohereza uri bufasha wo kubana namwe. Ntibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamuzi kandi batamurora, ariko mwe muramuzi kandi muramureba, kandi ubwazaza azabana namwe kandi azaba muri mwe. Nukuvuga ngo iyo habaye umubatizo umwuka wera tura mu muntu, ariko Ancien Testament nta mubatizo wabagaho, ko ari ugutabara igihe umurimo wabonetse. Noneho umurimo warangira umwuka wera akigendera, biratandukanye. Isezerano rya kera ayenterevena mu gihe runaka, noneho yamara gukora umurimo akigendera, niko bisobanura. Ubwo rero biratandukanye imikorere. Umwuka wera yaje kuri Samusoni n'imbaraga nyinshi atanyagura intare, kuko umwuka wera muje ariko arigendera. Ibi byose byagombye gukorwa, Samusoni akabikora. Muri ubwo buryo
mu isezerano rya kera aratabara agasubirayo, ntatura mu muntu kuko nta mubatizo. mu isezerano risha rero haba umubatizo, umwuka wera agatura mu muntu akabicare mwigisha akabyaba ubwa kabiri. Ashobora guhabwa eshatu, ashobora guhabwa ebyiri, kuko Paulo amaze kubatizwa mu mwuka wera yasengeraga abarwayi. Ibyakozwe n'intumwa 20 umurongo waho wa 10 yasengeye utuko arazuka yari yapfuye. Kandi usobye mu Bakorinto ba mbere ibice 12 umurongo wa 18 yavugaga indimi kurusha abandi. Ubwo noneho rero Paulo yagize nyinshi, ariko arushobora kugira imwe, ntabwo ari ikibazo, cyangwa akagira ebyiri cyangwa akagira eshatu. Tayo igice cya 3 umurongo wa 16 icamberaza mu ishusho y'inuma. Ibyakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo wa 3. Yohana igice cya 3 umurongo wa 8. Yohana igice cya 7 umurongo wa 37 kugeza 39. Samueli wa mbere kabiri ibice 2 umurongo wa 7 ibice 12 umurongo wa 7 kugeza 13. Aza mu ishusho y'amavuta. Abaefeso igice cya 2 umurongo wa 13. Icyakane aza mu ishusho y'ingwate n'Abaefeso igice cya 2 umurongo wa 14 n'ibyo 7. Daboro ni inuma mu ishusho y'inuma, icya kabiri ni mu ishusho y'umuriro, icya gatatu ni mu ishusho y'umuyaga, icya kane ni mu ishusho y'amazi, icya gatanu ni mu ishusho y'amavuta, icya gatandatu ni ikimenyetso. Niyo mashusho umwuka wera ziramo. Urakoze Pastor. Ikibazo cya 10, umubatizo w'umwuka wera n'umubatizo wo mu mazi, ikibanziriza ikindi niki? Imana nitanga umwuka wera hapfa ikibanje, ariko ibyiza nuko usomye mu byakozwe n'intumwa ibice 10 umurongo wa 44 kugeza 48 umubatizo w'umwuka wera ubanjije biba byiza, abantu bakabatiza umukristo. Ariko iyo umuntu abatijwe mu mazi menshi atarabatizwa mu mwuka wera ashobora kuba umupagani wo mu rusengero. Ariko ntibibuza usomye ibyakozwe n'intumwa 19 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 5 hari ababanje kubatizwa mu mazi babatizwa mu mwuka wera nyuma, ariko biragorana. Ariko ibyiza nuko babatizwa mu mwuka wera bakabatizwa mu mazi nyuma. Rero Imana kuko ari itanga umwuka wera, nk'aba Paulo bagiye bahaga umwuka wera bataribizwa. Ariko biraba hakaba igihe umuntu ahawe umwuka wera ataribizwa, akibizwa yarahindutse. Hakaba igihe abahawe umwuka wera ari mu mazi, hakaba n'igihe abatizwa akavamo akazawuhabwa nyuma, cyangwa se akazaba mu itorero yaribijwe ariko ntabwo umwuka wera nabo babaho. Icyiza rero nuko umubatizo w'umwuka wera yabanza hagakurikiraho w'amazi, kuko Petero byabaye mu byakoze n'intumwa 10 umurongo wa 44 kugeza 48. Urakoze Pastor. Ikibazo cya 11, bamwe bavuga umwuka w'Imana, abandi bakavuga umwuka wa Kristo. Ukuri n'ukuri? Umwuka wa Yesu niwo mwuka w'Imana, kuko Yesu yabwiye Tomasi ngo umbonye ababonye data. Ikiri muri Yesu kiba kiri no mu Mana, kuko ni umwana uri muri se na sakaba muri we. Mu Baroma ibice 8 umurongo wa 11 ni umwuka wa Kristo, naho muri Matayo 3:16 ni umwuka w'Imana. Byombi biremewe. Urakoze Pastor. Ikibazo cya 12, ni irihe sano ryimbitse riri hagati ya Yesu n'umwuka wera? Icyambere, Yesu yabyawe n'umwuka wera, kuko imbuto yari muri Mariya ari y'umwuka wera. Matayo igice cya 1 umurongo waho wa 20 niko imarayika yagendereye Yosefu mu nzozi, aravuga ngo Yosefu ntutinye kurongora umugeni wawe, kuko imbuto imurimo ariyo umwuka wera. Bisobanura ngo kuvuka kwa Yesu byakozwe n'umwuka wera. Icya kabiri, kubatizwa kwa Yesu byakozwe n'umwuka wera, uko Yesu ari mu mazi umwuka wera amanutse ava ku Mana afite ishusho y'inuma, none ijwi rivugira mu ijuru ngo uyu mwana wanje nkunda kandi nkamwishimira. Bisobanura ngo umwuka wera niwe wabatije Yesu. Umwuka wera gatatu niwe wajanye Yesu mu murimo. Matayo 4 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4 haravuga ngo maze icyo gihe Yesu ajanwa mu butayu n'umwuka wera kugeragezwa na Satani. Ahangaha kugira ngo Yesu atangire umurimo yabanje gutegurwa n'umwuka wera. Nuvuga ngo kuvuka n'umwuka wera, kubatizwa n'umwuka wera, gutegurwa kwinjira mu murimo n'umwuka wera, noneho rero no kubambwa n'umwuka wera. Abaheburayo ibice 9 umurongo waho ni wa 14
haravuga ngo niba amaraso y'ihene cyangwa y'amapfizi cyangwa y'inka yiriza iyo biminjagiye ku mibiri kwihumanuka kanswe amaraso ya Yesu Kristo witanze atagira inenge kubw'umwuka w'iteka ntazarushaho guhumanira imitima yanyu akayezaho imirimo ipfuye kugira ngo mukorere Imana ihoraho. ni ukuvuga ngo no kubambwa ni umwuka wera, no kuzuka ni umwuka wera. Usomye Abaroma ibice 8 umurongo waho wa 11 Yesu yazuye n'umwuka wera, ndetse no kuzamurwa kuja mu ijuru ni umwuka wera. Ibyakozwe n'intumwa hariya 2 umurongo wa 31 kugeza 33. Nubango kuvuka kwa Yesu ni umwuka wera, kubatizwa kwa Yesu ni umwuka wera, kutegurwa mu murimo ni umwuka wera, kubambwa ni umwuka wera, kuzuka ni umwuka wera, no kuzamurwa mu ijuru ni umwuka wera. Nubango nta kintu cyakorewe kuri Yesu kidakozwe n'umwuka wera. Urakoze Pastor. Kwa 13 ni gute umuntu yatuka umwuka wera? Ni igihe yanze kwizera. Ara muri Yohana ya mbere igice cya 5 umurongo wa 15 bavuga ngo hari icyaha cicisha ari kiticisha. Kira cyaha bashatse kwerekana cicisha ni icyaha cyo kwanga kwihana. Iyo umuntu rero atutse umwuka wera aba yanze kwihana, ubwo aba yiciriye witeka ubwe kandi yumvise ubutumwa bwiza. Ijambo ry'Imana muri Mariko igice cya 3 umurongo wa 28 kugeza 29 haravuga ngo abantu bazababarirwa ibyaha byose n'ibitutsi byose batutse Imana. Umurongo wa 29 ngo ariko umuntu uzahangara gatuka umwuka wera wazabakoze icyaha cy'iteka kuko azaba yanze kwihana. Utuka umwuka wera n'ukwanga kwihana, n'ukwanga kwizera. Urakoze Pastor. Ikibazo cya 14, ese umwuka wera yakorana n'umupagani? Umwuka wera Imana iyo yabiteguye akorana n'umupagani, biterwa n'umurimo Imana igiye gusoza ubwayo. Usomye Yesaya 45 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 5 havuga ukuntu Imana yonyine yatoranije Kuro ikamwimikisha amavuta ari umunyamahanga kugira ngo asoze intego yo kugira ngo akure abayuda bari mu buretwa bwa Nebukadineza. Imana rero yohereza umwuka wayo bagakorana n'umupagani kugira ngo asoze ubushake bw'Imana. Ibyo byo bibaho ndetse na Nebukadineza. Usomye muri Yeremiya ibice 25 umurongo wa 9 Imana yamwise umugaragu wayo imwambika imbaraga z'umwuka wayo kugira ngo abashe kunesha abayuda. None Imana irongera ifata Kuro imwimikisha amavuta kugira ngo aneshe Nebukadineza, akura abayuda mu maboko ye. Imana rero iyo yabishatse umwuka wera akorana n'abapagani ariko kubw'inyungu z'umurimo wayo. Urakoze Pastor. Kwa 15, ese umuntu ufite umwuka wera yakora icyaha? Umuntu ufite umwuka wera yakora icyaha kubw'ubutware bwa kamere. Ni ukuvuga ngo Pawulo yaravuze mu Baroma ibice 7 umurongo wa 14 aravuga ngo amategeko ni meza kandi n'ay'umwuka, ariko nje nduwa kamere kandi naguriye gutwarwa n'ibyaha. Anga aravuga ngo iciza nshaka si cyo nkora, ikibi nanga ni cyo nkora, ariko ubwo nkora icyo nanga sinkora icyo nkunda sinjye ubigikora ahubwo ni icyaha kimbamo. Nuvuga ngo umuntu uri mu mwuka wera ntiyategura icyaha, ariko yatekora icyaha kubwa akamere iri muri we yagikora, ariko kuko afite umwuka w'Imana akihana. Urakoze Pastor. Kwa 16, hari umuntu wasenga asaba umwuka wera ntawuhabwe? Ashobora gusaba umwuka wera ntawuhabwe atizeye, kuko guhabwa umwuka wera ntibisaba kuwusaba gusa, hari n'ibindi bisabwa. Unibasaba kwihana agasaba kwizera ashobora kutawuhabwa kandi yawusabye, cyangwa akawuhabwa kuko Imana uha n'abatayisabye. Ariko ushaka kuwusaba nabyo Imana irabyemera. Hari benshi basabye umwuka wera, umwuka wera arabamanukira 1900 bari gusaba ububyutse bwa Pentecote muri Amerika. Umwuka wera arabamanukiye kandi basenze babisengeye, ariko ntibibujije ko umwuka wera ashobora no kumanukira utawusabye kubwo imbaraga z'Imana no gutegeka kwayo irabikora. Ni ukuvuga ngo ushobora kuwusaba ntuwuhabwe cyangwa ukawuhabwa, ushobora kutawusaba ukawuhabwa cyangwa ntuwuhabwe. Urakoze Pastor. Ikibazo cya 14, ese twagwirwa iki amatorero atemera umwuka wera? Ikibazo ntabwo ari ukwemera umwuka wera. Amatorero yose asenga Yesu Kristo yemera umwuka wera, ariko ikibazo ni ukwemera umubatizo. Abenshi ntibemera umubatizo kuko badashaka impano cyangwa batazizera.
ariko kwemera umwuka wera amatorero yose arabyemera, ariko kwemera umubatizo ntabwo ari yose. Ahubwo se nk'abadive ko batemera ko kuvuga mu ndimi, bavuga yuko abahanuzi bakora mu gihe cya kera muri iki gihe badakora, ariko bemera umwuka wera kuko bagera ku rwego rwo gutinya icyaha. Urakoze pastor. Ikibazo cya 18, abifuza guhabwa umwuka wera basabwa iki? Basabwa ibintu bitanu. Abifuza, cya mbere nabisobanuye ko umwuka wera ashobora kuza ku muntu atawusabye, Imana yonyine rero yabiteguye. Ariko noneho iyo abantu basaba umwuka wera hari bitanu bagomba kubahiriza. Icya mbere, hari ikintu cyitwa kwirekura cyangwa gusesa. Ara muri Timoteyo ya 2 igice cya 1:6 aravuga ngo ntukirengagize gusesa impano ikurimo iyo yahawe n'ibyahanuwe ubwo yarambikagaho n'ibiganza by'abakuru. Bisobanura ngo gusesa ni ukwirekura. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukugira ishari ryiza. Iyo ufite ishaka ry'umurimo w'Imana akaba ari byo usabira umwuka wera, Imana irabyishimira. Ati Imana icampa umwuka wera nkabwiriza neza, Imana icampa umwuka wera ngasenga neza, Imana icampa umwuka wera nkamamaza ubutumwa mu mahanga. Irawugwa kuko ari ku nyungu z'umurimo w'Imana no ku bugingo bwawe, irabyemera. Hariya mu Bakorinto ba mbere bice 12:31 haravuga ngo mwifuze impano ziruta izindi, aspire au don le meilleur, mwifuze impano ziruta izindi. Icya gatatu noneho rero nuko usaba umwuka wera akwiriye kuwukenera. Luka ibice 11:11 kugeza 13 haravuga ngo ninde umwana we yigeze asaba umugati akamuhibuye? Ninde umwana we yigeze asaba ifi akamuha inzoka? Ninde umwana we yigeze asaba igi akamuha scorpio? Ngo none ko muzi guha abana banyu byiza kandi muri babi, ngo so mwijuru ntazarushaho kuba umwuka wera abawukeneye. Nukuvuga ngo no kuwukenera nabyo ni byiza. Imana ikabona ko uwukeneye mu buzima bwawe, Imana ikabona ko ubikeneye, nabyo ni ingenzi kubikenera. Noneho icya mbere navuze ko ari ukwirekura. Icya kabiri navuze ko ari ukubyifuza kubw'umurimo, ishaka ry'umurimo. Icya gatatu navuze ko ari ukubikenera. Icya kane ni ukwihana. Hariya mu byakozwe n'intumwa ibice byaho ni 2:37 haravuga ngo abo bari baraho bumva ibyo Petero avuze bibacumise mu mitima n'izindi ntumwa. Babaza Petero n'izindi ntumwa bati twese bene data tugire dute? Arababwira ngo mwihane umuntu wese abatizwe mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo muhabwe impano y'umwuka wera, kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu kuko Imana yabahamagaye. Bisobanura ngo hariya habaye kwihana. Noneho babatizwa mu izina rya Yesu bahabwa impano y'umwuka wera kuko isezerano ry'Imana bwa butatu bwera burongera buragaruka. Ahangaha rero igiheruka nuko aba kwizera. Hariya muri Mariko igice cya 11 umurongo waho wa 24 haravuga ngo icyo tuzasaba twese cyose twizeye tuje twumva ko twagihawe kandi tuzagihabwa. Nubango icya mbere ni ukwirekura gusesa impano kurimo. Icya kabiri ni ukwifuza kubw'impamvu z'umurimo w'Imana n'ishaka. Icya gatatu ni ukubikenera. Icya kane ni ukwihana. Icya gatanu noneho ni ukwizera. Iyo byuzuye nizo ngingo abantu bagenderaho, ariko n'abatazigendeyeho bashobora kuwuhabwa, n'abazigendeyeho bakawuhabwa, hakaba n'abazigenderaho ntibawuhabwe. Ubwo rero Imana yonyine niyo ibigena, ubushake bw'Imana butegeka izo ngingo uko ari 5. Urakoze pastor. Imana igumugishe. Pastor hacu wakongeraho? Icyo nakongera nuko abantu baje bakura urujijo ubusobanuro bw'izina Pentecote. Nukuvuga ngo rira jambo Pentecote kubera ari ikigiriki, indimi zose zabuze ijambo. Haba mu Kinyarwanda baravuga ngo ku munsi wa Pentecote, haba mu Giswahili bavuga ngo na siku ile ya Pentecote, haba mu Gifaransa baravuga ngo le jour de la Pentecote, haba mu Cyongereza baravuga ngo the day of Pentecost. Ariko Bibiliya yiringara yonyine niyo yabashiye guhamanya n'ikigiriki
haraya havuga to Pentecostes muri Bibiliya iringara ho harafuto yaravuga ngo murimo musantu ekitakina mu Quran 15 nono yo ihamya neza ko Pentecote ari 50 ariko izindi za Bibiliya zaragenekereje ariko ntaho zasobanuye Pentecote neza angaro bene data ntago mu Pentecote ari umunyamwuka biratandukanye ngira ngo jensiste kuri ako kantu umu Pentecote si umunyamwuka ahubwo n'umuntu wubahiriza umunsi wa 50 nyuma yo kuzuka kwa Yesu mu byumve birayiringara rero yabonye amagambo meza yo kuhakoresha na mukoro ya 15 irahamya neza angaro mumenye ko umunyamwuka bamwita pneumatikos naho umunyempano bakimwita charismatos ubwo nuvangu iyo bifatanye none na Pentecoste niyo byuzura noneho umukristo wa Pentecote umunyamwuka murakoze ni Pastor Mpazibire gubagiye ikiganiro nimero ya WhatsApp ni 078 669 669 078 669 620 murakoze Imana ibaho umugisha abashaka kubaza bahamagara kuri iyo nimero n'ubundi busobanuro twabafasha murakoze. Pasiteri wasuhuza gusengera Imana usengera abantu bifuza umwuka wera kugira ngo Imana iwutange kuko nuno munsi umwuka wera aracyatangwa aracyaboneka aracyagaragara ku bantu bacuza umwuka wera wasengera abantu. Mana turagushimiye turaguhimbajwize neza uyu umwanya w'icubahiro kandi ijambo ryawe riravuga ngo ninde mwana wasabye se ifi akamuha inzoka ninde mwana wasabye se umugati akamuhibuye ninde mwana wasabye se ijya kamasi scorpio uko muzi ko abana banyu byiza kandi muri babi ariko ntimuzi ko so mwijuru azarushaho kubaho umwuka wera kubaho umusabye. Mana ndakwinyize kugira ngo uduhe kwirekura mu mpano zacu kugira ngo dusese impano ziturimo abahawe impano bazisese be kuzirengagiza bibuke igihe barambitswe ibiganza n'abakuru kandi bagire kwizera bifuze impano ziruta izindi kubw'ishaka ry'umurimo wawe kandi bizere bihade nk'uko ijambo rye rivuga ngo abo barahumva ibyo bibashumishe mu mitima babaza Petero n'izindi umwati bagaho bene data tugire dute ariko Petero yabashiye ngo mwihane umuntu wese abatizwe mu izina rya Yesu Kristo namwe murahabwa ingabire y'umwuka wera kubw'isezerano ari iryanyu n'iry'abana banyu ab'Imana yahamagaye. Ndagushimiye Mana kurare kuri umwuka wera kubawugusabye kandi bawifuza ariko kubw'ishaka ry'umurimo wawe mu izina rya Yesu Kristo amen. Reka dushimire umuntu wese yakurikiye yabanye natwe muri kiganiro kuva gitangira akaba dusohoye tugushimira tubwa Imana igumwe. Reka dushimire umuntu wese yakanze subscribe, reka dushimire umuntu ubana natwe kumara n'ijoro ku biganiro byacu ko bitambutse. Nawe ushaka ko ubwa mbere ubonye ugeze kuri channel ya gusenga Eve tugusaba gukanda subscribe cyangwa gukanda sabone kugira ngo uzaze ubone ibiganiro byacu bitakugoye kandi tugusaba kugeza ubutumwa kwara gukora share cyangwa gukora partage. Imana ibaho umugisha kiganiro nawe utaha. Shalom shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.